my people, ndabashimira kubwo abantu bose babashe kuba bagakora subscribe, nshimira abantu bose babashe kureba video bagakora share bagakora like, nkaba nshishikariza n'abandi ko bakitabira YouTube channel kugira ngo bafashe na twiretiye ko YouTube yakunda channel yayizamura. Atinze rero umunsi wa none tugiye ko twakarebera hamwe isomo rindi rikurikira n'uburyo umuntu yakoramo isuku mu bwiherero. Abenshi usanga gatinda rwara ama infection kubera ko mu bwiherero butameze neza budafite isuku, ariko bizisa ikibazo umuntu agiye kugikorera ariko nakikorera ubwiherero mu buryo bworoshye bitakugoye, mbese binogeye amaso ko ndabashishikariza ko mwashare video, gukora subscribe, ntibagirwe no gukora akantu k'akazogera kari hasi usanga kuya mu video zanjyeho mujye muhita muzibona muri benshi. Atinze rero umunsi wa none tugiye kwifashisha iki gikoresho cy'isabune bita Oroclic. Isabune ikintu ikora ishinzwe kwica bagiteri ndetse igahumuza muri toilette ijana ku ijana, wayikoresha neza. Ikindi kintu turibuze kuza kuba twifashisha ni vimu nayo ikora neza cyane. Iyi ikora ikintu cyose cy'ikizinga gishobora kuba cyaza muri toilette. Ibikoresho n'ibyo ngibyo n'ikindi cyoniga urazibona akiprotection. Reka dutangire mu tujye muri toilette. Usukamo Oroclic. Ese kuri izi toilette ari umukara uzo ntabwo zo wirwa ugira ute uzagira zo ntabwo ushyiramo iya vimu nk'uko twatwagize ufite turatangira isabune zikore neza zoom imbere n'inyuma, ifite yacu n'inabiza kubikeye umeze neza. Sungo ntabwo biba bitinda cyane, ibintu biba bizi cyane usanga abantu tutabisobanukiwe, ariko si neza ko ari neza ari wanene. Usanga abantu benshi twagiye turwara indwara kubera ko ntabwo ndi bwirirwe ntinda cyane. Reka nzi kumenya ko ubuzima bwatanga bitaro, ariko tukaba dushobora gukoresha provision ariko ni nziza isuku kandi meze neza kandi akora neza burundu. Isabune nziza ndi kubona ari neza.
ikigaragara cyo umuntu ko tuwarete imeze neza, umuntu nta kibazo cy'isuku, umuntu aho umwana ayijyamo aba yarwara bya birwara byose twabonye. Ikindi ndumva nababwira, izi ni ko ari tuwarete z'umukara umuntu aba ari kugira, noneho sasa zibaye tuwarete z'umweru ushyiramo iriya sabune, deni ugashyiramo n'ivimu ugakora biriya bintu bisanzwe, hari biba birenze cyane. Mwakoze cyane kuba mwakurikiye videwo, mbashishikariza kuba mwakayisharinga, mugakora subscribe, share, like, comment, n'ikindi turi kwishimira nshaka ko twaganiraho mukamwatubwira. Sawa, mugire umunsi mwiza, twifurije umwaka mushya muhire, tugeze mu kwezi kwa kabiri.